wantwaye ndi umunyeshuri niga ndemera ndagenda shwana na famiye ngo mbaka 8 nkuzanire tubanemo mushuka ko uje Kigali tugura inzu ndanayisinya ariko natangajwe no kugira twabo warawuzanye ntago bivuze kugira ngo uzane mu mashusho media nikumva nzana mu mashusho media nkana oya buretse gato witongana kuyakuzanamo nuko yabuze kundi kuntagira nese wagira ngo ngushakishirize ngukure ntiyari kukubaza iwanyu ntiwaheruka mbaye kazi bakonze bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku reka nizere ko mumeze neza mwese tubana aho muri hose mu bigiye bitandukanye mwese ndabasuhuje by'umwihariko ndashimira wowe ko subscribe ukandika share ndetse na comment ukandika comment ugakora share ku biganiro byacu dushyiraho umunsi ku wundi turi kumwe na ya famille tugiye kuganira ngira ngo mwagiye mubona ibiganiro twagiye dukora byatambutse ku ruhande rwa buri umwe kuri uyu munsi rero twabahuje kugira ngo twumve impande zombi kubera ko buriya iyo abantu baganira batari kumwe habaho kugira ngo umuntu yivuge neza ariko ndamuvuge nabi niyo turi kumwe kuri uno munsi kugira ngo tubashe kumva impande zombi ndetse n'abagabo baganire ku kibazo kiri hagati yabo guhaye ikaze murakoze cyane meze ute sava meze neza ndashima Imana biragaragara ariko Kigali yaryoshye yego urebe yaryoshye urabona ko wafatishije Kigali urebe inyuma ndashima Imana muri make imbere urabizi nkuko goterukana byari bimeze tuguhaye ikaze nawe papa urakoze cyane turakwakiriye mu kiganiro cy'uyu munsi turi kumwe na madamu wawe nizere ko uyu munsi tugiye kugira ikiganiro cyiza kandi giciye mu mucyo sibyo yego nta kibazo nagira ngo kuko ni wowe ufite ikibazo ndumva ufite byinshi cyagihe umugabo twaraganiriye nyuma sinzi nimba warabonye ikiganiro twagiranye hari ibyo yagiye yemera hari n'ibyo atemeye kandi wavuze ko adakora rero kuko mwahuye ndagira ngo uko twaganiriye ubushize none icyo kiganiro ukigirane nawe urumva hari ibibazo wari uri kwibaza hari ibyo wumvise hari ibyo ubona nagira ngo muganire nanjye ndahari ndajya mvuga ariko muganire nyine ibibazo ufite byose ibyo wavuze yakoze mu biganire agusubize we nyir'ubwite ijambo ni iryawe ubwo nawe arajya gusubiza uko bimeze murakoze nk'uko bushize nawe babwiye mu kiganiro giheruka nitwa Mukabayizi Vicky mama teta mu by'ukuri ndishimye ko mwabashije kumumbonera n'umugabo wanjye yitwa Naniyasi twarakundanye nk'uko nawe babwiye mu biganiro byatangiye anenda ndi umunyeshuri yewe yemera no kuntwara nanjye nzana 8 wanjye ko nari mbonye ngize famiye ko tuzabane mu bibi no mu byiza yego nyuma rero nkuko ubuzima bujya buhinduka akazi ke karanze asiga mu cyaro wirirwe ubisubiramo kuko abantu barabyumvise kuko ino nshuro mwahuye ibibazo byose ibyo byose byabaye arabizi nagira ngo none hamuganire nyine uko wabinganirije nkuko umushaka uyu munsi muri kumwe bimubwire nyine kuko nyir'ubwite muri kumwe aya mutiruhije ubundi niki cyamuteye kwita yihutira kuza Kigali mu mashusho media nagusize mu cyaro usigira ibyo kurya usigira imirima ngo uhinge urabizi ko nanjye ngiye gushaka ubuzima kugira ngo tubone uko twabaho ni gute wahise uza mu mashusho mu by'ukuri umunyamakuru twaganiriye we arabyumva neza nzi ko nawe wankurikiranaga imyaka 2 yose nagiye kure imyaka 2 nta guhamagara umugore nta kumbaza uko abana bameze ibintu wasize uhashye uwo munsi uzi ko ari byo nkirya ndetse n'abana minerivare wasize utanze icyo gihe uzi ko ariyo ikiriho noneho rero ihita ufata umwanzuro tereka mitenge Kigali kumuhiga yego ariko
ariko nshakisha nese mbabaze yenda n'abantu yenda se bazibibona ubu ngobo ntago ahubwo ntumaze igihe Kigali nawe nese ubwo uro mu cyaro umuntu usuku ubu reba iminwa watukuje ubuse abatureba abona uro mu cyaro ubu ngubu ariko umunsi igihe wanwara wigeze untwara ameze nabi wanwaye ndi umunyeshuri mvuye mu rugo rwiyubashye ndasaba umunyu nuko nasaga none wabuze iki kugira ngo wihutira kuza narakubuze n'abana barakubuze twaragushatse twarakubuze twaragukumbuye muri make twarakubuze uraka iminwa wayitukuje ahubwo urambwira abantu musigaye mu bana hano i Kigali ahubwo ari wowe jewe ariko najeje none se ubwo nese nawe uvugishije ukuri murebe ukuntu asa uba afite ikihe kibazo urasa neza nyine niyo ugomba kubyishimira nimba okay yaka kwereka kuntegereza ariko ku buryo namutegereza imyaka 2 yose ngiye navuye iwacu nje kureba ibingoye ntabwo naje iwawe nje kurya imyaka 2 ni myinshi n'ibiryo byararangiye uretse ko nakomeje nkihagararaho nkaguma gucuruza inyanya n'imboga uzi ibyo nakoraga njya mu murima reba ibi byose si ibikomere wenda wasanga ari amacupa abana guteye uko bizi nsiga mu cyaro hari umugabo wigeze umbonana n'abandi bagabo batari wowe untera inda ntabwo nari isugi hari umwana naje wawe ariko umuntu ukamusiga mu cyaro akahita atekereza kuza i Kigali izo nzira ninde wakurangiye i Kigali kugira ngo unukuntu ndeba usigaye unasa cyane uko shakisha da nakubwiye ko je naje kugushaka ariko nshakisha naburiye hagiye muvugisha imyaka 2 ibaze naho kugira ngo hawo njya gufata icyemezo cyo gutega ngasiga abana ngewe buriya ngewe abana nabasize kwa mama ariko ubundi reka mwibarize ko nagezeho twaguze inzu ngasanga barayigurishije amafaranga yavuye mu wagurishije inzu wayashyize yawe se yigeze anyoherereza ngewe nabyimenya ari uko ngeze aho inzu yari yanjye nawe ariko ibyo inzu nta kintu bikurebaho ntabwo se twayiguranye nimba twarayiguranye se bishaka iki narayigurishije nyukoresha amafaranga nyakoresha business itarimo umuryango wawe ni business nyabaki ntacyo yinyereye ntabwo ari ngombwa kugira ngo ari kwitubime ko abagabo nimukajye mukora ikosa ngo murushe umugore uburakari aragira ati inzu waragurishije urabyemera amafaranga ari urayakoresheje yayakoresheje iki nakinyereke ntuheruka kunyorera bari gutegereza ukazakibona mperuka amafaranga ye mu mezi 5 yonyine mukihutira ariko kwita muza mu kunteza abantu kunteza rubanda arishimye ako mugabo mwiza sinigeze nguteza rubanda mbwira n'umunyamakuru wamfashije kugira ngo nkubone business wayakoresheje niye ngo menye ngo byibura n'umuryango dufitemo inyungu twaguze inzu mbwira ko uzahita i Kigali wowe ushobora kuvuga uti inzu naguzemo inzu nagurishije amafaranga nayakoresheje iki haraka business runaka ibyo birumvikana cyangwa se narayariye ibintu ni bibiri biriya uvugisha ukuri umuntu akabimenya kuko uvuga ngo uracyayafite kandi utakiyafite nyuma akazayabura nacyo ni ikibazo kandi ni ibyanyu mwembi ibyo ariko kubimbaza ariko kumuhamagara ukabimbaza ntabwo ari kujya kunteza abantu inshuro zingahe maze igihe nguhamagara wanga gufata telefone na nimero bikagera ubwo uyihindura kugira ngo bakubone si umuntu twari duturanye washakije nimero usigaye ukoresha za Tigo sinamuhamagara ngo mfate nahinduye nimero se umbonye ute mumbonye ukoresha Tigo bayinshakiye barayimpa ahubwo uraje unsobanurira abantu musigaye mu bana hano i Kigali si gusa nyibwiriza ukuri icyambere nakikubajije amafaranga y'inzu wayashyize icya kabiri ko bambwiye ko ufite umugore nibyo sibyo ufite umugore mbimenye nibyo sibyo ariko ngira umugore we nturi umugore nkaba maze imyaka 2 ntakubona wumva ko mbayeho gute ariko kumbona bugira ngo ndeke okay nze nicare mu rugo undebe gutya gusa ndi mu rugo cyaba ari ikibazo ngiye gushaka imibereho nabyo kibaye ikibazo
kibaye ikibazo kugeza ubwo umuntu amara imyaka 2 adataha hatanahamagara abantu ngo babwiye ati ubu se nagiye kuza ari uko nsetse. Abana barambaza ijoro n'amanywa ngo papa arihe. Ushakisha nibyo ariko se wararonse? Yego. Umuntu ajya mu kazi iyo ushakishije uraronka ariko umuryango kibura kuronka igihe cyose umuntu abashakisha nta kuvuga ngo kuronka nese hari igihe cyose ari igihe umuntu se adashakisha imibereho. Umaze imyaka ushakisha nta kibona ku byo nta kibohereza famille. Aherutse kohereza amafaranga 5 yonyine. Nta kintu babuze. Babuze iki mu rugo ko hari imirima yo guhinga? None se wanzaniye kugira ngo njye mpinga jenyine? Nta gishoro wavuze ko ntabwo wambwiye ngo amafaranga usigera amafaranga ujye ucuruza n'inyanya. Amafaranga yarashanye subira mu rugo kwaka ni mafaranga mama. Ambwira ati twarakubwiye wanga kumva ariko dore. Ibi bintu sinjya mbikunda na gato. Ko wagira ngo ntago nzi umuntu tumaranye imyaka ingahe yose wagira ngo ntunzi. Kubizi ibi bintu ndabikunda. Nese wari kuzataha ryari mu byukuri. Nukuvuga ngo wirakara kubera ko ibi no kugira ngo nawe amenye abahagaze. Urumva hari ukuntu baho uzi ngo ufite umugabo kandi yaragiye. Burya ibintu byiza no kumenya ngo umugabo wanjye mfite umugabo cyangwa ntawe ngira. Mfite umuntu dufatanyije kurera abana cyangwa ntawe hari. Ubuse hari icyo utabona. Nico bivuze. Rero byikura akazi kuko akeneye kumenya ukuri. Ngezo ko ufite umugore mbimenye. Cyangwa ntawe. Niyakire cyangwa nawe n'amagambo. Umugore mfite. Umugore ngira nte? Cyo ni kibazo cya kabiri. Kigali nta mugore ufiteyo. Ariko se umugore naje gushaka umugore cyangwa naje gushaka imibereho. Imibereho se yarabonetse wibuka umuryango. Nta wibuka se byegeze agira icyambaza arakibura. Kwihutira mu mashusho media. Ibyo bintu ntago ari byiza. Ananiya. Ngira niba utakinkunda mbimenye. Nabyo ndi bubyakire. Ngira niba utakinkunda hakera umuri wacu mbimenye. Wantwaye ndi umunyeshuri niga. Ndemera ndagenda shwana na famille. Ngomba ku 8 nkuzanire tubanemo. Mushuka ko uje Kigali tugura inzu ndanayisinya. Ariko natangajwe no kugira twabo warawuzanye ntabwo bivuze kugira ngo uzane mu mashusho media. Nikumva nzana mu mashusho media nkana. Oya buretse gato witongana. Kuyakuzanamo nuko yabuze kundi kuntagira. Nese wagira ngo ngushakishirize ngukure. Ntiyari kukubaza iwanyu ntiwaheruka. Mu rugo iwanyu bambwiye ko nawe utahanye. Niba waranyanze wanze nawe uvuka. Bo baraguheruka. Ese je negeze nkubwira ati buri kwezi nzajya nza. Ushaka buri kwezi nzajya nza se? Ariko si imyaka 2 si myinshi. Cyangwa buri cyumweru. Imyaka 2 si myinshi umugore utabona umugabo wawe. Ese wabuze iki? Nabuze wowe. Gahurambo. Je n'abana twarakubuze. Erega yabuze wowe abura n'imibereho. Yabuze ngewe abura n'imibereho. Ayo mafaranga waje gushaka i Kigali ntago yabona ngo yamuhe. Ngukoza ubuzagira ngo muri udukenze kukureba nsa nabi. Ako jya wibuka ko ntabwo n'ubundi wantwaye imvuka mu muryango usaba umuntu. Ubwo rero arigize uragira ngo untere impuhwe. Amarira y'abagore. Azo wagira ubu. Ariko yabuze iki? Nabuze wowe. Mwagiye mugira ubwenge. Tuvugisha ukuri. Abagabo ntimuka burya ngo amafoto y'umugabo nibwo buryo bwe. Ariko ku rundi ruhande mujye mumenya ko umugore ari umuntu. Umugore ashatse umugabo. Umugore amaze imyaka 2 atabona umugabo. Uretse no kumubona tuvuge ushaka utakubona kuko uri mu kazi ariko umuvugano utisheriwe. Byibura yanyitabye akambaza amakuru y'abana. Abo nk'umuntu iyo ndadushyize mu kuri. Nk'umuntu nahereye kare mbivuga nk'umuntu nk'uwakubona. Yabona koko ari ikintu wabuze. Ubu aya maherere ubwayo aguza ngahe? Uri makiya minwa yaratuguje sinakubwira. Ese ushaka ko nza kukureba nsa nabi? Oya singe waje kureba, ufite abandi waje kureba. Kandi ikindi si ubu ngubu uje ahubwo ubusanzwe ubinaha. Yakaba bikigali se ntubimenye. Je sanzwe mbina. Bimenye ka bikigali.
ngaho hamagara ubwo byamucanza atangira ahubwo hamagara umaranye nabandi maze iminsi ngahe nje hano oya umaranye nabandi ikigali sejo sibwo twahuzanye navuye mu rugo nkuvugisha kuri telefone wazanwe nande ariko ikigali nta muntu uhayoberwa kandi yaje afita namenye se ntabwo twahaguranye inzu Kimisagara nta nzu twahaguranye ntabwo navugiye ngasanga inzu warayigurishije iby'inzu ntiyariko bireke mbibaze nde nta bireke ibyo ngibyo ntabwo mbibaze nde ni umutungo w'umuryango cyo ntabwo ari cyo kibazo twarawufatanije mbibaze nde cyo kibazo mbireke mbibaze nde rero niwe twashakanye mbibaze nde icyo gihe uba wagize ubwenge ukaza kushaka ukampamagara ukabimbaza oya buretse kugenda garuka gato wikivumbura garuka gato tuvugane kubera ko ntabwo ibyo bikemura ikibazo nta n'ikintu biri buhindure ku kibazo kareba koko umugabo wanjye si kuri yavuye mu rugo ameze cyo nduzi icyo baramuroze pe nibwo bwa mbere ambwiye nkankamira kuri iyo umugabo adashaka gukemura ikibazo arivumbura nambwire mbimenyerega niba atakinkunda mbimenye niyakire ni ukuvuga ntabwo navuga ko njyewe ku bwanjye sinavuga ko atakigukunda ubundi ntabwo ikibazo ntabwo atwemerera ko afite umugore aravuga ko ntawe afite rero abatamufite ntabwo twamushinza ko atakigukunda kumara icyo nzi cy'umugore aramufite pe ni ukuvuga ngo rero uyu mugabo iyo abonye yatsinzwe arahunga sinzi ukuntu abagabo bateye ibintu byose mu by'ukuri nakubeshya umugabo wanjye si uko yavuye mu rugo ameze reka mbabwire icara basi ihunga reka gukemura ikibazo wavuye mu rugo ari ukomeze koko mu by'ukuri dore amaso yasigaye yaraje imbere twumvikana simamya ko adasigaye anywa n'inzoga nk'uko nabikubwiye yavuye mu rugo ari umuntu usenga twumvikane ngusobanurire we waduteranyije waduhurije aha njyewe umugore twarumvikanye twumvikana ko nje i Kigali gushaka ubuzima nk'abandi bose gupagasa nk'uko n'umuntu agenda agashakisha imibereho akazi ndaza ndagakora nubwo avuga ngo maze imyaka 2 ngo ntamuvugisha cyangwa ntajya ntabwo meruka guhamagara ryari shiza amezi 6 yonyine uba abantu uribuka uko bangana oya ibyo bireke nimba njyewe nje gushaka ubuzima i Kigali ntago bivuze ngo umugore nkurikize iki kirika nimba ushaka kuza i Kigali nawe mwese ko ngukunda ari we mugabo niyemeje kuzabana nawe ubundi reka nkubaze tubwire nshake nde umva rata papa ko tubwiraho gato ubundi waje naha gute we hari uko bitubwiye tubwira ukuntu waje naha kugeza kuri uyu munsi akabaje kugushaka ubundi bya ubuzima bw'i Kigali bwakugendekeye butuhageze waje uti njyewe navuye Nyamagabe ku Gikongoro mvugana n'umugore konje mu kazi cyo gihe nabonye akazi ndamubwira nti maha uhinge mbo emwe nzajya nkohereza n'amafaranga y'abahinzi mufatanye ndavuga nti ndaza ngeze i Kigali ndakora emwe nta kibazo nigeze mpura nacyo ibinahi by'inzu byo ashaka kuvuga ngo yaragurishijwe n'iki ngo nta kintu tugomba kubivugaho ibyo tube tubishyize pembeni ku ruhande ibyo tuzaba tukivugaho ariko ibyo kuvuga ngo arankurikiza amagambo arankurikije abantu aranteza abantu kandi ku bintu azi neza ko naje nje gupagasa none kunshinza abagore wanshinza abagore uranshinza ko ntaheruka mu rugo none ndeke kujya kandi ni inkuru itari wivumbi ufite umugore binyemerere cyangwa umakane nkunda ntago ushinzwe ntago ugomba kunshinza inyoma ahubwo uracyamukunda ese ndamwanga se nkunde iyo umuntu akunda umuntu hari ibimenyetso bibigaragaza niba ukimukunda bimwereke nyine mube hafi nk'uko wamubaga hafi nyine umwereke urukundo nk'uko warumwerekaga nicyo cyerekana ko umuntu niyo mpamvu nawe abona utakimukunda kubera ko umuri kure iyo uri kure y'umuntu ubona mutari kure sinaraye mu icumbi tugenda ujye kunyereka ahubwo gucumbikira no
kuki utabimbajije se mbere ndabikubajije ariko ucumbikire kare bukaza tukabivuga ese ubundi ubwo ndabanje gucumbika cyangwa ndabanje iwanjye ku mugabo ese wanjye ubundi umva nkubwire rata ubundi ko n'ubundi ubi Kigali wamuzanye n'umwana bakamuka ko n'ubundi twe twaguze inzu umyemereye ko tugiye kuza i Kigali watuza isambu tuzajya duhingisha habitongo urahingisha ariko nta butaka ntabwo busaza ibyo ariko ni ibintu tugomba kuzumvikanaho ntabwo ari ngombwa guhitaza wenda icyo kiganiro hari aho muzakigirana ariko mukwiye kumvikana hagati yanyu ntabwo yakakwiye ariko kuneza abantu kumvikana murabigiramo hari nk'umugabo kubera ko niho yaje asanga nk'uko abivuze ndumva atajya gucumbikira ijoro wakamujyanye nk'umugore wawe ujye kunyereka aho uba ibyo nagucumbikira isuku hakwiriye erega ntabwo ndiba ngiye gucumbika ndaba ngiye ku mugabo wanjye ndarara nsembera hanze muri Kigali kandi uhaba jya kunyereka ukodesha unyereke n'uwo mushinga amafaranga yavuyemo tuhararane jewe ndagukunda none se uraye aho waraye byagutwara oya ndarara ku mugabo wanjye ndi mu icumbi nacumbitse kwa Verediana Verediana wa Verediana ndamuzi se cyangwa ni kwa Felician avuze kwa Felician se cyangwa kwa Manuel cyo Felician wagiye mu mutaro wamaze imyaka 10 ni uri kuvuga kuvuga ngo turi ikintu twifuza twese nuko haboneka umwanzuro ku kibazo cyanyu ko muri babiri tuzabyumvikanaho n'apana kuzerega turagenda uyu munsi turajyana uyu munsi ntabwo tubusubire gucumbika turajyana uyu munsi ugiye kunyereka aho uba mabone nanimenyere nyine niba nta mugore ufite koko bimenye niyakire yanjye buranda cyafite ikibazo icyatumye tuza kunshakisha nk'aho nisha umuntu nakubwiye ko ari uko ngukunda kandi n'abana bagukumbuye nta nubwo ukituvugisha ariko umugore kugukunda kuki utamwereka nawe kuri hafi ariko nanjye sinkanga ubu si ikintu kigaragaza reba ukuntu wandijije ubu si ikintu kigaragaza kuki yibaze kugeza kuri iyi saha ntaranambaza uko abana bameze reka da ahubwo yanyutse nabi kuva namugera imbere uko nzi ko nta muntu ujya wibagirwa abana be we byakugendekeye ariko abana banjye se batwaye iki ubakumbura ushaka no kumenya uko babayeho ariko igihe nzatahira cyose nzabasanga batwaye iki bari kumwe n'umugore hari ikintu batwaye n'ubutari ko si vuba igihe uzataye bivuze ko atari vuba none ko nendaga gutaha akabaje noneho ntacyo tugende turara naho uba ejo tuzatahana bose kuki utabaza waje wenyine ntacyo tugende turara naho aba ejo tuzazindukane dutahana n'abana bakubone duhite tuzana i Kigali nabasize kwa mama uko bize ntabwo turi mu nzu y'ubukode nabasize kwa mama ibaze ko maze amezi 2 igishoro gishize mbora yo kwishyura inzu ndemera nsubira kuba kwa mama ngaho ibaze ariko nk'ubu ujye unteza amabukwe rero ubwo se wamubwiye ko none se ko nabuze amafaranga yo kwishyura ubukode nayo kubigenzana ese yakubeshyeye basi ariko ntabwo yakakwiye kumpa rubanda nese mu mabukwe noneho nzamwisobanura gute hanyuma nari kuguma mu nzu y'abandi ntari kwishyura wari kumpamagara cyangwa mwagiye tugende turarara naho uba mpabone niba wari kuzaza ejo tubyuke dutaha tuzagaruka tugarukanye n'abana ubwo iyo bizinesi aho washyize amafaranga wagurishije inzu ko tuzayifatanya nanjye ngufashe wakiretse ko ndumva kibanzeho cyane urayishaka se iyacu ariko kuba ari iyacu ntabwo bivuze ngo ukizane wakiretse ugatuza nubwo amafaranga ndabona amafaranga y'inzu yarahishe akoreba ngo do ibi si ibisebe do singa ibi bisebe do cyangwa urashaka kugira ngo mvuge ko ni imyenda ari uko nayitiye se nari kugutunguka mu maso none nsa nabi nari kugukira icyo nkubwiye iby'inzu ikintu cy'inzu cyo uri kugihunga kandi iki kintu gikomeye oya iby'inzu ni inzu narayigurishije ndavuga nti rero tugomba kugira ikindi kintu twakora ntacyo arakinyereka
kinyereka ndavuga ati reka nkore akantu k'akabari gato niba ari n'akabari uraramo tukararanemo ariko menye ngo umugabo wanjye barambeshye nta mugore afite courage oya ariko turatahana sinongera kujya kwa Verediya no gucumbika turatahana ikintu cya mbere mugomba kuganira mugomba kugirana ikiganiro muri babiri icyo kintu cy'inzu mukakiganiraho wamugana ukamwereka business aho wayihuriye niba wagurishije inzu business mukabiganiraho mukayikomeza amafaranga niba uyafite cyangwa niba utayafite mukabyikomeza mukabiganiraho wikomeza gutuma kumubwira ngo rwose mu by'ukuri umugabo wanjye simwanga pe nambwiza ukuri igihe nikigera nzakakwereka ntaho rero hanyuma uyu munsi ndareheze kandi nakubonye uraraho waraye ariko ubundi wowe yakwitabye ate ko jewe neza nahamagaye yumvise ijwi ari iryanjye yahise akupa igitaraganya ahubwo nanjye ndatunga ukuntu suko nguko ukaba waje Kigali n'amaherere mwiza ubundi kuki utari kumuba hafi nkuko bikwiye wanamuganya ariko abuze ubwenge wamenya ari iki ku Kigali numvise ko abagore baho none yakagize ubwenge yaje kwirirwa nteza abantu azi ko nagiye gupagasa ku icyo nzi kibi bintu si gusa kuruhira urugo si gusa kandi ngombe mbimenye Kigali ese ko bambwiye ko wabanje kujya mu Mutara gupagasayo hari none amenyeye ko umugore ariho mwahuriye wavuye mu Mutara ryari kutigeze umbwira ugaruka i Kigali ryari ariko ibyo byo mu Mutara ese ari kugenzura aho ngiye hose yereka ndagukundira umugabo wanjye uri papa w'abana banjye uri papa w'abana banjye ngomba kumenya rero amakuru yawe ko batakubwiye se ko ngiye gukorera Igisenyi none ariko nakubonye niwe ugomba kubimbwira ngira ngo abo ngabo baba bakubwiye bazajya baguha nayo makuru urabinyibwira aho niho muburira ubwenge urabinyibwirira wowe nimba batakubwiza ukuri biva rero ibi ntabwo ari byo ngewe byanzanye nimba ari ibingibi mwanzanyemo uzihangane mwongere kuzana tujye tukuzana mu bihe uyu ni umuryango wawe ntabwo ari umuryango w'ahandi twagushyizeho iki ni ikibazo cyo mu rugo iwawe herega mbwira niba waraje ukabona ntukinankunda ngengo Herberto totari wirongorera undi ushaka nkuko nubundi ndi kubibwira ariko umenye inshingano z'abana sibyo nanjye mfitaho navutse menye ngo nzasubiye iwacu ariko menye aho mpagaze ariko ushobore kuba ari umurengo ariko nubwo uri kuvuga ngo ari byo wabuze ngo ni iki ushobore kuba urenzwe imirengo yose iri kuku abandi bagure baguma mu rugo bakakorera urugo rwabo ntakwirirwa yiruka ku mugabo ngo yagiye ubuse yonza kuba ari ibindi bibi nagiyemo cyangwa kumva ngo ari ibintu bibi wumvise ndimo hari ibyo bakubwiye ndagukunda ngomba kumenya imibero yawe nk'umugore wawe papa w'abana banjye ngize ukuri menya aho mpagaze nongere mbisubiremo menye ngo mpagaze aha menye ngo nsubiye iwacu nyine bagiye kundera menye ngo ngiye kwikoca n'abana banjye ariko mbwiza ukuri nugume kumeza wiguma kumeza mu gihirahiro Ananiya ntabwo wankuye iwacu mpetse umwana inda warayinteye wankuye mu ishuri ndakomeza ndihamahama nakubwiye ngo ndemera nkajya guhinga do kugira ngo abana bacu babeho ariko wowe ntabwo ariko nduzi ubibona mve hano wambwije ukuri akeneye kumenya ukuri uracyari umugabo we uracyamukunda uracyafite inshingano ku bana cyangwa ntazo ufite yewe ariko ntabwo namwanze n'abana ntabwo mwanga bimubwira iyo ukunda umuntu nyine ndamukunda ariko ntabwo yakakwiye kunteza abantu ariko namwe mujye mushyira mu gaciro kuri kumwe ngo nushaka konjya kureba aho uba hari iki ese urahareba ngo urahareba ngo bigufashe iki none se ndongera kujya mu icumbi kandi nabonye umugabo wanjye ntibishoboka c'est pas possible turatahana niba ari no mu mwobo tuhararana ariko turatahana nimba kandi ejo tugombe dutahane nkuko wavuze ko wari kuzaza ejo nimba mbana n'undi muntu uwo muntu nawe mumenye se nge ntabwo akeneye kumenya umugabo nta mugore nawe amenye nta kibazo
amenye nanjye menye uwo muntu mubana hano i Kigali utuma imyaka 2 yimaze udataha ari mu ntoki tujyane turatahana niba ari umugabo ariko nta kibazo mbese kuba wazana umugore atabona haryama nishaka ndaye no mu ntebe ariko menye ngo umugabo wanjye aba oya ntago ari ngombwa turatahana ntago ari ngombwa ariko kuvunguraza ngo hase umuntu atungura umuntu ibyo bibaho ni gutuntungura nawe waramutunguye nyine ubura ni ukuvuga ngo nyine ibi byose impamvu nuko aba hatarabaho kuganira nk'umuryango iyo abakomeza kubona kuri telefone yari kukubwira ati sheri ko ngiye kuza ko nakubuze narinze gushogoshera abana birirwa barira bakumbaza natangiye kubura ibisubizo rero reka nkwereke wowe tuza ibyo ushaka kumbaza byose uzabimbaze wanyihamagare tutahane nta kibazo tabikubaza tugezaho ubu n'uwo mugabo mubana araza kumfasha ndabeshya n'uwo mugabo mubana araza kumfasha ibyo ushaka kumbaza byose nabikubwiye uzabimbaze wanyishakira utagombye kunteza abantu uri kumva ariko ikintu cyerekeye gisa cy'abagabo kwivumbura bipfana iki n'abagabo ushaka kamikoro gutya ubugiye ibyo nabonye byandenze nakubeshya kwivumbura n'abagabo bihura biti ibyo nabonye byandenze pe umugabo wanjye isuko yavuye mu rugo ameze ikintu cyo nabonye nuko hari ikintu afite amagambo make hari ibyo ari gukwepa bigaragaza ko hari ikintu nyine telefone ni yayisize turebe aragaruka nakubwira ubu uyu mugore uri muri screen ni jewe do nawe irebere aragaruka ifate nagera kuri moto agiye gutega moto akayibura aragaruka iyo yirekase uwo mugore uri muri screen iyo telefone ni jewe ikintu cya mbere byikomeza kubabaza kuko yabonetse buriya iyo utarabona umuntu nibwo byikomeza kubabaza yabonetse nubwo ari kubikwepa ariko azashyira avuga ukuri cyangwa se akubwiza ukuri icyo nzi cyo singomba kuvina ntamenye ukuri kandi ndabyizeye ko namwe muri bumfasha ngomba kuva hamenye ukuri kuri bintu byose kubera yuko niba afite uwo mugore koko bizamenyekana nimba atamufite bizamenyekana ikintu kiba cyiza no gukora ikiganiro gutya nabyo birafasha kuko hari igihe n'uwo mugore nawe ahari akibona kandi uko biri kose ari igihe abagabo benshi bagenda bavuga ko nta bandi bagore bafite nta n'abana bagira ikinera agahinda n'abahungu nanze nkemera ko umwihambiraho oya wibyicuza urara cyari umugabo wawe nubwo mutasezeranye ariko ni umugabo wawe kandi ntabwo byose bihakana kinada atemera ni iriya nzu njye ndashaka kumuvugaho ariko rero ubutaha tuzamwicaza tuganire byuzuye tumenye ukuri cyangwa se dushake n'amakuru tugiwe sinzi niba tuzahamenya tuzakomeza tubarereze ntabwo ndi buvina ariko nahamenye ngaho rebe yarenga ubusa umuntu ugikunda undi amufata nk'uko ari kumfata yatunguwe kukubona inaha urumva ari kwibaza uko waje uko wahageze ari kwibaza ibintu byinshi nyine nawe ntabwo yumva ukuntu wageze i Kigali ukaba ushaka no kujya kurariwe kandi wumva yifitiye undi mushyitsi wumva nyine ntabwo yahita abyumva turi kugana ku musozo ugira ijambo umubwire ijambo nkimubwirerega nuko umugabo wanjye mukunda genda cyamukunda rwose pe nambwiza ukuri menya aho mpagaze ndacyamukunda ndetse n'abana baramukumbuye ngiye nambwiza ukuri menya aho mpagaze menya icyo ukora menya icyo nkora niba nabonye n'uwo wundi mbimenye nanjye menye ngo nditwara gutya bana mudukurikiye rero mujye muri comment mutwandikire n'ukuri ntago biba byoroshye no hanze haba dufite ibibazo byinshi ntago biba byoroshye nagira ngo wowe dukurikiye
ugira inama n'igitekerezo utanga kugira ngo tubashe gufasha uno muryango. Reka twizere ko bizakira bigakemuka nk'uko n'abandi bose bigiraho bikajya ku murongo. Reka dusoreze no mu kiganiro cy'ubutaha.